banyitayeho bagakomeza kunyereka urukundo ndashimira abarwanashyaka bafite inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose ndashimira ubuyobozi bwa RCS tumaranye iyi myaka 8 cyane ngashimira komiseri mukuru uhagarariye RCS muri iki gihe kuko yazanye ikintu cy'umuntu mu magereza nyirango abantu bose bamenye imyaka mazemo ubu hari ikintu cy'umuntu mu magereza y'u Rwanda ngira ngo mushimire nubwo hari taranoga ariko hari byinshi bakoze ndetse hari byinshi abanyarwanda bashobora kugeraho dushyize hamwe sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro tukagira imiyoboro yo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko nkaba mboneyeho rero umwanya wo gushimira Perezida wa Repubulika wafashe icyemezo cyo kundekora akasubiza mu buzima busanzwe kuko ntekereza ko nawe ubabona yuko ikiza ari uko abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abatavuga rumwe ari n'ubuyobozi tukubaka igihugu cyacu. Urakomeza gukora politiki ya opposition cyangwa ugiye kujya muri coalition handi matora? Ntabwo ibyo ngibyo numva nagira icyo mbivugaho muri aka kanya nshaka gushimira gusa abagize icyo bamfashaho ibindi byanyishwaho mu minsi. Wenda hari icyo twakwifuza kumenya ku bijyanye n'ibimenyetso byatanzwe na polisi y'u Buholandi ko bari bafite umugambi wo gushinga igisirikare ibi ngibi birakomeje cyangwa nyuma yo kwitiraho iki? Maze kuvuga ko nta bindi bivuga icyari cy'ingenzi ko gushimira Perezida wa Repubulika n'abantu bafashije muri iyi myaka yose. Ariko usa nkaho ari igiti kitagira amashami y'abarwanashyaka bawe barafunzwe barimo Vice Perezida wa mbere w'ishyaka bivuze iki aho ngaho? Ntabwo ari ikibazo kuko nanjye igihe nari mfunze abantu bari bahari kandi ibintu byakomeje gukorwa ntabwo ari ikibazo kandi nabo uko nsohotse ntekereza ko nabo bazasohoka ntabwo ari ikibazo ndetse mboneyeho n'akanya nze bazira ibya politiki bose nabo ubushishozi yari uburyo nabo basohoka. Mwanditse musaba imbabazi? Ndagira ngo ndekere aho ngaho mwasabye imbabazi? Mubwire Kizito mumaze gusohoka icyemezo mwakiriye mutewe iki kigiye gukurikiraho. Amanyemere ntangire nshimira Perezida wa Repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira icyemezo kigaragaza imbaraga ze z'umutima wenda benshi bari bazi imbaraga z'imyenda z'igisirikare ariko ubu noneho yagaragaje imbaraga z'umutima nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungirira akamaro mu buzima bwanjye bwite ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu ndabasobanurira bigiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye ngerageze kwiyubaka ngerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda nk'umuntu w'umusore kwiyubaka ndebe ko nakuba kugira umuryango ugashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza nizere ko nabo mwarongoye bifite akamaro igihugu kuko ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro ubumwe ubwiyunge ubutagoma ubworoherane imbabazi mu banyarwanda gakomeza ibyo rero nkumva kandi kagakomeza ubufatanye muzi ko fondasiyo yanjye fondasiyo KMP ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge bwuzuye tumwe mu bihe bikomeye no mu bihe ubuhanzi ni impano kandi tutiha ihabwa n'Imana birumvikana ko ntabwo nibagiwe no kuririmba indirimbo zisingiza Imana kuko burya arabaze ndi umuhanzi w'umukristo ni n'ubutumwa ntanga mukomoka kumora mu ivanjiri. Kizito ujya gutabwa muri yombi wemeye ibyaha ndetse usaba n'imbabazi utarafungwa ese wumvaga izi mbabazi hawe wasaga n'uziteze cyangwa zaragutunguye? Icyo nzi nababwiye ko Perezida wa Repubulika ari umuntu ufite umutima ntabwo nari muzi nk'umuntu ushobora gutanga imbabazi nari mbwirwa ni umuntu nzi kuba rero ampaye imbabazi birashimishije si ukuvuga ko narabwiwe ko nzazihaguya ariko nari nizeye iyo nzisaba ni nayo mpamvu aho kugira ngo mburane aho kuburana nahisemo gutakamba nizere ko mwumva igitandukaniro hagati yo kuburana no gutakamba kuburana no guhangana hagati y'impande ebyiri uruhande rumwe rushaka gutsinda urundi naho gutakamba ni ugusaba imbabazi ukomeje usaba ko wagirwa impuhwe harabagize utibizeye ko hazaba ubwiyunge hagati yawe n'izo nzego ubwiyunge hagati yawe n'izo nzego washaka kubize nzego ko cyagomba kuba ubwiyunge ni ukuvuga ko ikibazo cyabaye muzi ko ikibazo cyanjye cyari ikibazo hagati yanjye n'ubutegetsi ibyo murabizi nizere n'ibyaha nashingwaga n'ibyaha byo kurwanya ubutegetsi
ariko nizera ko ubutegetsi bwacu kuko bwigisha abanyarwanda ubwiyunge kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira kandi nanjye nagiye mbufasha cyane ubwiyunge twigisha abanyarwanda rero ntabwo ari twe bwananira kandi tugomba gutanga urugero nyine mu nyigisho. Ejo bundi usaba kureka ikirego bavuze bati Kizito afite ibanga ihereranye ry'imbabazi. Ntaryo nta banga nuko mugomba kumva ko nyine gutakamba no kuburana biratandukanye. Ugomba kumva ko iyo utakamba ukanaburana uba urimo wivuguruza. Isomo riri kuyangana naho. Isomo dukuyangana. Nzabibaganiza neza ariko reka mbavungurireho. Gereza si haniro. Ubu muri iki gihe gereza ni igororero. Ni igororero ni ahantu umuntu yiga indangagaciro. Igiti cyanjye nababwira ko umuntu yitoza kwicisha bugufi. Umuntu akitoza izo ndangagaciro zo gusaba imbabazi. Murabizi ko najyaga ndirimba kubabarira. Ariko ubu noneho raririmba no gusaba imbabazi. Umuntu yitoza gufasha abandi, kwifatanya n'ababaye, urukundo nyarwo rukajya mu bikorwa aho kugira ngo rugumane amagambo. Numva hari byinshi tuzaganira umuntu akuye aha ngaha hasigaye. Nimwihangane tujye kubushaka imiryango yacu turuhuke tuganire. Genda bizeza ko nkuko dusanga mwe tuzaba turi kumwe ibyo muzashaka byose nzajya mbibaganira. Mugira amahoro cyane.